hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport izacakirana n'ikipe ya Rutsiro mu gihe APR izacakirana n'ikipe ya AS Kigali. Rayon Sport na Vision twayikomojeho, ariko turaza kujya mu makuru y'ayo makipe tubihuza n'izi match cyane ko twagiye tugira n'umwanya wo kuzigaruka zimwe na zimwe. Ahubwo rero ni dasinyemerera tujye mu by'aya makipe ya Rwanda Premier League n'inkubiri ku minota nayo iri miri cuma no kurwana no kuryana hagati ya Rwanda Premier League n'aya makipe by'umwihariko. Nyemerera duhere no kwikomeye cyane nubwo zombi zikomeye, kuko iyo Rwanda Premier League ifitanye dosiye zo gukemura na APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Reka duhere kuri APR ku munsi w'ejo kwabikurikiye no mu bambere bamishishimuye ngenda mbona mu magurupa kanu kuri Leonidas Sport Channel bati rwose match ni ikibaya. Abantu baravuga bati Leonidas arashaka views yamara wari ati ni igisambo. Abantu nabonye abantu babyandika ati Leonidas yabuze inkuru noneho nyamara ubwo wari wifitiye suruse zawe rero sawa nibwo nazivuze nibwo muravuga ko nshaka views ariko ntabwo nongera dusubiremo ntabwo nashakira views ku kinyoma. Nabibonye mu kagurupe rwose barimo barakritika bati Leonidas yamaganye ibisambo byacitse. Leonidas arimo arashaka views. Ibyo nibishoboka arabekira APR. Reka rero nanjye mbibabwire ntabwo nzigera na rimwe nshakira views ku kinyoma. Zizabure cyangwa se zizaze, ariko sinzigera nshakira views ku kinyoma. Ibyo bintu abantu babyumva haba hangaha haba n'ahandi. Ntabwo nzaza wagira views ebyiri ariko uri kuvuga zijyanye n'ukuri. Ibyo bintu abantu babyumva rwose bari kunkurikira. Haba hangaha haba n'ahandi, haba mu byanjye bwite, haba mu by'akazi k'abandi. Ntabwo nzigera nshakira views mu kinyoma ngo nzavuge ngo Rayon Sport ngo yaguze ngo mwindera ngo yaguze Fiston Mayele ngo ugiye kumuzana ngo Fiston Mayele ngo kugira ngo mu bihumbi 10 cyangwa se 20 kuri ngo cyovungezanye Miguel Gamondi kuri channel yanyu cyangwa se ngo ku kazi ngo kuri uyikada. Bari we yakandagiye utereje tubyinjiremo. APR ku munsi w'ejo bivuga ko rwose yaba yaragize icyo gitekerezo gashishimura urwandiko ruvuga ruti twumvikanye n'ikipe ya polisi. Wowe wabishyizeho kare, abantu bazi ko ari ibyakurikiye match ya polisi wabikuye Leonidas. Twinjire muri iki kibazo APR ibisaba Rwanda Premier League kuba yakuraho match yayo ku itariki ya 4 izacakiranamo na polisi. Icyambere Faustin nkuko twabivuzeho haba kuva kuwa mbere fixtures zisohoka nshya cyangwa se karandiriye ivuguruye isohoka ndumva yarasohotse kuwa mbere nibwo abantu twayibonye kuwa mbere, sibyo? Abantu twese twahise tubona APR yugarijwe kuva ku mukino yari ifite na Bugesera kuwa gatatu, hanyuma none ikinjira mu rugamba rw'urusobe rw'imikino ikomeye bigaragara ko kuyivanamo bishobora kugorana bijyanye n'abakinyi bayo n'imbogamizi. Izo mpungenge buri wese yahise azigira bakibona ziri afishi, yahise azibona rwose. Haba gukina na AS Kigali kuri iki cyumweru, ni AS Kigali ikomeye yazengereje APR mu myaka ishize, ni polisi ikomeye nubwo tuvuga ngo yari yatsinzwe n'amagaju ku munsi w'ejo, ariko ni polisi buri wese atinya bijyanye n'abakinyi bayo. Abantu ariko bakanateranyaho n'umusaruro APR yari ifite muri icyo gihe. Noneho hagakurikiraho Rayon Sport yo kuwa gatandatu yo rurangiza. APR noneho wayireba ikareba hari uwo musaruro utari mwiza udashamaje, hari abo bakinyi bagiye bagira ibibazo bitandukanye bishoboka kuba bakina muri iyo mikino itatu cyangwa se ibiri, ndavuga AS Kigali na polisi, bikagera kuri Rayon Sport abo bakinyi ntabahari, bavunitse cyangwa se bafite ibibazo bitandukanye. Ariko icyo gihe yewe n'amakarita icyo gihe ni impungenge zari ziri mu banyamupira. Ni impungenge ntabwo APR ubwayo yose yipronosa ngo ivuge ngo izi match ziregeranye ntituzazikina. Erega urumva niba fixtures zisohotse kuwa mbere kandi ufite umukino wo kuwa gatatu, byanze kunze kugira ngo ujye gutekereza ya Leonida hari kuwa kabiri turahita tubyinjiramo. Hari kuwa kabiri cyangwa se kuba wavuga uti ibi bintu ndabona tutazabibasha. Nyine urumva guhita utekereza ku kanya wenda ukibona iyo fixtures cyangwa se no gutegura umukino bishobora guhita bikugora. Ibyo bisaba inama. Mfasha iki bikugora gute? Saba inama yo gutekereza. Fixtures zisohotse kuwa mbere kuwa kabiri wakwicara ukavuga uti twabyizeho twabirebye n'umutekinisiye n'umutoza izi match ziregeranye
ntabwo tubyemera biranashoboka ko utarakina iya mbere muri izo match bagupangiye Faustin biranashoboka ko wenda byaheze hagati yabo bagahera mu gihirahiro niba n'icyo bakora bakibaza ariko ndatekereza ko wenda byanze bikunze babitekereje wenda ikibazo kikaba igihe cyo kwandika babisaba bitewe wenda n'abo baganiriye urumva hanyuma rero abo bose basesenguye izo mpungenge bazirebye abakunzi ba APR cyangwa se abavuga ariko ijyana muri APR babwira ubuyobozi ni bushya rega nabyo tubigarukeho Faustin ni bushya ntibuzi tekinike zo mu mupira zihagije sibyo yewe n'urwo rwego rwa polisi n'ayo mateka ya polisi na Kigali kuba zaragiye zizonga cyane cyane ya Kigali ubuyobozi bushobora kuba bushya bushobora kuba butabizi none urambura ko afande usanga rwadiho kwadaheruka mu by'umupira ibyo bintu by'amateka ya Kigali ukuntu yakubanaga na APR arabizi uretse kuhita bisoma arabizi ni information nyina ariko yiye informa ko kandi yarabizi ku musirikare amakuru abari wo yambere sana mare umupira sana ureba none se umva Leonida yageze muri APR ryari ihakinwe nka journée zinga none se ubwo waba oyibya byarabizi ibyo byuri umusirikare burya umusirikare ibyo cyeretse ari umusivili uvuga uti umuntu utari bana ahita bisesengura abonye iyo fixers ije uyu uranamenya APR aba amakipe dukunda guhangana cyane nayahe naye tukamenya izikomeye nyine ariko ubisesengura ya fixers baguhaye ije ubibonye kugiye gukina na Kigali ugakina na polisi ikindi hari urwego ruri tekinike ese umutoza we yakubwiye ko azavunikisha abakinnyi wamuganirije kandi yaranabi no muri interview yarabivuze ati biragoye birakomeye yavuze ko bikomeye ariko ntabwo yavuze ko bidashoboka nyine birashoboka ko bari bakibiganira bavuga bati twakora iki ko dushobora guhura na bigasaba iyo minsi yose se okay reka njye mbanze nkubaza ubundi nahise nkwinjizamo ubwo busabe bufite ishingiro katubanze duhera nkurikije muri Rwanda Premier League ubwo busabe bwagira ishingiro nkurikije ko umupira wo mu Rwanda bwanabugira oya ku bwawe mu busesenguzi ubu busabe bufite ishingiro nkurikije akajagari kaba nakubwiye burabufite reka mite mbivuga burabufite impamvu bufite akajagari gaterwa n'ubundi nayo makipe oya akajagari hari igihe rero ni dansi tuvugisha ukuri twegeka ibibazo kuri Rwanda Premier League tuyibekera na Ferwafa akajagari gaterwa n'ubuyobozi bwa Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa budashyira ibintu ku murongo Leonida mu nshingano bafite amakipe ariyo banyamuryango aha Ferwafa na Rwanda Premier League ni ukubashyira ku murongo shampiyona kubapangira imikino none se barabikoranye none se reka nkubaza niba mwebwe nk'abanyamuryango muvuze muti ikipe y'igihugu yarakinnye club zimwe za APR na polisi zakinye imikino mpuzamahanga abamo ibirarane mudupangire ku buryo shampiyona idakomeza gukweduka itaba ndende n'abanyamuryango benshi nicyo bahurizaho bakemeza bakavuga buretse gato bakemeza bati muzakina muri weekend mujye mukina no kuwa gatatu kugira ngo shampiyona yihute turabara za cyane ziri imbere ibyo mukabyemera yego bakabipanga ukabibona yego ariko wakurikiza wavuga ngo umusaruro wareba ntiwarekeramye bikiza haciyemo iyo minsi yose urebye niba ari umusaruro wawe niba ari ko polisi yitwaye uranditse uti jewe ntabwo nzakina ako kajagari kiwegeye kugateza kuri Rwanda Premier League wihita ujyana kuri ibi bya polisi na nibyo turiho kuko ni ibisanzwe ngiye icyo ningubwira ni ibisanzwe biterwa n'abande se biterwa n'amakipe biterwa na Rwanda Premier League na Ferwafa borohera ako kajagari kubaho kuko reka nkubwire shampiyona igitangira ikipe ya Kigali na Kiyovu nizayize zisaba ngo umukino wacu nujyanwe ku wundi munsi ntabwo ubyibuka ntacyo byari bitwaye icyo gihe nta fishe nyinshi zari ziri nibi ngibi ibyo birashoboka bati ntacyo bitwaye erega Leonida aba nibo baregireta yego urumva wowe ushobora gutanga ubusabe bamwe bashobora kuvuga bati aba basabye ko umukino wabo wigizwayo ukajyanwa mu gihe runaka impamvu bagaragaza uretse gato baravugaga bati ntituraregistaringa abakinnyi bamwe AS Kigali na Kiyovu zari zigifite ibibazo by'abakinnyi none uretse gato bujya kure utararengaho none niba registration period yari yaragenwe niba registering ibyo bireba Rwanda Premier League na yari yararangiye nyine baho kwibari bajya muri system ndakubwiye ngo uretse gato baho kwibari bajya muri system umva igihe cyo kuregisteringa bidentify impamvu zigaragara champion ijya gutangira registration period itabaye Ferwafa itayigenye n'igihe zarangira n'igihe champion izatangira kuki habaho inyongezo
na za kafu zirabigira Oya. havuze nagiye ivuga ngo uretse gato batanga deadline bakavuga ati ni itariki bakongezaho uko kongezaho ntigukuraho reka nkubwire uriya muntu wizeye uretse nanjye reka nanjye maze nkubwire uriya muntu wizeye ukamugira regulator umuha impamvu yego uko gutinda ko kuregistaringa abakinnyi mu gihe batanze periode ya runaka bakavuga bati champion izatangira iki gihe runaka iyo yatangiye nta rundi rwitwazo rwo kuvuga ngo nge sindaregistaringa urwo ntarwo sawa nta kibazo uretse gato urwego twubaho urwego niyo mpamvu Kigali yagiye kubisaba bakabwira bati genda uganire na Kiyovu baganiriye Kiyovu iremera bakujyana ikindi nkuko Musanze nawe yasabye muri izo ntangiriro ikavuga iti match tuyimure stade yacu goroherane irimo iraberamo za exposare zihari kavuga bati mwumvikane na Muhazi ujye gukina hari bareba impamvu ese impamvu tanze irafatika uretse gato impamvu ifatika twabigemo nanjye nakubwiye ngo impamvu ifatika bijyanye na impamvu APR yatanze ntifatika ushobora kuvuga ko idafatika subwa mbere sagashya kabayeho ku ikipe yakina kuwa gatatu ngo uyongere no kuwa gatandatu ayo masaha 72 ari ninde ugena ku impamvu ifatika cyangwa se idafatika ni Rwanda Premier League that's why ari regulator niwe muntu regulatinga ibijyanye n'imikinire akareba impamvu mutanga zirafatika none se ahubwo reka nkubwire nkubaze ko umukino wagomba gukinwa tariki 29 wa Rayon Sport n'ikipe ya APR ko byarangiye uvuyeho impamvu zarafatikaga za APR zafatikaga none se si APR uko Rwanda Premier League nyine kuvuga ngo ntizafatikaga ko Rwanda Premier League yakuyeho niyo mpamvu nayo Rwanda Premier League bavugaga nibyo nanjye nakubwira nako nakubwiye ngo style Rwanda Premier League niyo Ferwafa zivanye nizo zigaraye zigatuma byicwa n'amakrebe zigatuma buri wese yikorera icyo yishaka byicwa n'amakrebe atanarenze nako sina amakrebe byicwa n'ikipe rwose byicwa na Ferwafa n'ubwo ndamwishyigikira amafuti nakubajije icyifuzo cya peri ntigifatika nta shingiro umukino wari waragenwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa ibyo byararangiye turabibiri karenze turabibigezweho turabibyaka kanya ibigezweho bishingira ku byashize guteze uyu munsi Leonida ese gukina kwa gatatu no kwa gatandatu bikurikije amategeko birakurikije niba harakozwe iki runaka gakora iki kuki ngewe ntasari iki ntabwo ubwinshi bw'amakosa bubuze kuza kubikosa wivuga none se Leonida njye nkubaza ese umutoza we yakubwiye ko azavunikisha abakinnyi wamuganirije kandi yaranabi no muri interview yarabivuze ati biragoye birakomeye oya yavuze ko bikomeye ariko ntabwo yavuze ko bidashoboka nyine birashoboka ko bari bakibiganira bavuga bati twakora iki ko dushobora guhura na bigasaba iyo minsi yose se okay reka njye mbanze nkubaza ubundi na hise nkwinjizamo ubwo busabe bufite ishingiro katubanze duheraho nkurikije muri Rwanda Premier League ubwo busabe bwagira ishingiro nkurikije ko umupira wo mu Rwanda bwanabugira oya ku bwawe mu busesenguzi ubu busabe bufite ishingiro nkurikije akajagari kaba nakubwiye burabufite reka mite mbivuga burabufite impamvu bufite akajagari gaterwa n'ubundi nayo makipe oya akajagari hari igihe rero ni dansi tuvugisha ukuri twegeka ibibazo kuri Rwanda Premier League tuyibeshyana na Ferwafa akajagari gaterwa n'ubuyobozi bwa Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa budashyira ibintu ku murongo Leonida mu nshingano bafite amakipe ariyo banyamuryango aha Ferwafa na Rwanda Premier League ni ukubashyira ku murongo shampiyona kubapangira imikino none se barabikoranye none se reka nkubaza niba mwebwe nk'abanyamuryango muvuze muti ikipe y'igihugu yarakinnye krebe zimwe za peri na polisi zakinye imikino mpuzamahanga habamo ibirarane mudupangire ku buryo shampiyona idakomeza gukweduka itaba ndende n'abanyamuryango benshi nicyo bahurizaho bakemeza bakavuga buretse gato bakemeza bati muzakina muri weekend mujye mukina no kuwa gatatu kugira ngo shampiyona yihute turabara za cyane ziri imbere ibyo mukabyemera yego bakabipanga ukabibona yego ariko wakurikiza wavuga ngo umusaruro wareba ntiwarekeramye bikiza haciyemo iyo minsi yose urebye niba ari umusaruro wawe niba ari ko polisi yitwaye uranditse uti jewe ntabwo nzakina ako kajagari kiwegeye kugateza kuri Rwanda Premier League wihita ujyana kuri ibi bya polisi na nibyo turiho kuko ni ibisanzwe ngiye icyo ningubwira ni ibisanzwe biterwa nabande se biterwa n'amakipe biterwa na Rwanda Premier League na Ferwafa borohera ako kajagari kubaho kuko reka nkubwire shampiyona igitangira ikipe ya Kigali na Kiyovu nizayize zisaba ngo umukino wacu nujyanwe ku wundi munsi ntabwo ubyibuka
ntacyo byari bitwaye ntacyo byari bitwaye icyo gihe nta fishe nyinshi zari ziri nibi ngibi ibyo birashoboka bati ntacyo bitwaye erega Leonida aba nibo baregireta yego urumva wowe ushobora gutanga ubusabe bamwe bashobora kuvuga bati aba basabye ko umukino wabo wigizwayo ukajyanwa mu gihe runaka impamvu bagaragaza uretse gato baravugaga bati ntituraregistaringa abakinnyi bamwe AS Kigali na Kiyovu zari zigifite ibibazo by'abakinnyi none uretse gato ujya kure utararengaho none niba registration period yari yaragenwe niba registering ibyo bireba Rwanda Premier League na yari yararangiye nyine baho kwibari bajya muri system ndakubwiye ngo uretse gato baho kwibari bajya muri system umva igihe cyo kuregisteringa bidentify impamvu zigaragara champion ijya gutangira registration period itabaye bataferwa fitayigenye n'igihe zarangira n'igihe champion izatangira kuki habaho inyongezo na za kafu zirabigira havuze nagiye ivuga ngo uretse gato batanga deadline bakavuga ati ni itariki bakongezaho uko kongezaho ntigukuraho reka nkubwire uriya muntu wizeye uretse nanjye maze nkubwire uriya muntu wizeye ukamugira regulator umuha impamvu yego uko gutinda ko kuregisteringa abakinnyi mu gihe batanze periode ya runaka bakavuga bati champion izatangira iki gihe runaka iyo yatangiye nta rundi rwitwazo rwo kuvuga ngo nge sindaregisteringa ubwo ntarwo sawa nta kibazo uretse gato urwego twubaho urwego niyo mpamvu Kigali yagiye kubisaba bakabwira bati genda uganire na Kiyovu baganira Kiyovu iremera bakujyana ikindi nkuko Musanze nawe yasabye muri izo ntangiriro ikavuga iti match tuyimure stade yacu goroherane irimo iraberamo za expo zari zihari kavuga bati mwumvikane na Muhazi mujye gukina hari bareba impamvu ese impamvu tanze irafatika uretse gato impamvu ifatika twabigemo nanjye nakubwiye ngo impamvu ifatika bijyanye na impamvu APR yatanze ntifatika ushobora kuvuga ko idafatika si ubwa mbere sagashya kabayeho ku ikipe yakina kuwa gatatu ngo uyongere no kuwa gatandatu ayo masaha 72 arimo ninde ugena ku impamvu ifatika cyangwa se ubigena ni Rwanda Premier League that's why ari regulator niwe muntu regulatinga ibijyanye n'imikinire akareba impamvu mutanga zirafatika none se ahubwo reka nkubwire nkubaze ko umukino wagomba gukinwa tariki 29 wa Rayon Sport n'ikipe ya APR ko byarangiye uvuyeho impamvu zarafatikaga za APR zafatikaga none se za Premier League that's why ari regulator niwe muntu regulatinga ibijyanye n'imikinire akareba impamvu mutanga zirafatika none se ahubwo reka nkubwire nkubaze ko umukino wagomba gukinwa tariki 29 wa Rayon Sport n'ikipe ya APR ko byarangiye uvuyeho impamvu zarafatikaga za APR zafatikaga none se za APR uko Rwanda Premier League nyine kuvuga ngo nizafatikaga ko Rwanda Premier League yakuyeho niyo mpamvu nayo Rwanda Premier League wavugaga nibyo nanjye nakubwira nako nakubwiye ngo style Rwanda Premier League niyo ferwafa nizo zigaraye zigatuma byicwa n'amakrebe zigatuma buri wese yikorera icyo yishaka byicwa n'amakrebe atanarenze nako sina amakrebe byicwa n'ikipe rwose byicwa na ferwafa none ndabwishyigikira amafuti nakubajije icyifuzo cya peri ntigifatika nta shingiro umukino wari waragenwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa ibyo byararangiye turabibiri karenti turabibigezweho turabibyaka kanya ibigezweho bishingira ku byashize guteze uyu munsi Leonida ese gukina kwa gatatu no kwa gatandatu bikurikije amategeko birakurikije niba harakozwe iki runaka gakora iki kuki ngewe ntasari iki ntabwo ubwinshi bw'amakosa bubuze gusa kubikosa wivuga none se Leonida njya nkubaza ejo uravuga urasibye uyu munsi usibye akazi uravuga ngo kuko ngo Faustin ejo mundi yasibye mu buyobozi ntibugire icyo bumukoraho icyo gihe urabihanirwa niba ubwo buyobozi bushobora ubwo buyobozi Faustin yasiba akazi ntibumuhane nge nagasiba bukampana nabwo bwaba bufite ikibazo ariko nibizakuraho kuzabihanirwa ni bya bindi by'ikene wabo ni jewe uretse gato jewe nshobora gutanga impamvu uretse gato Leonida nshobora gutanga impamvu nkavuga ni dore impamvu wenda jewe ntagaragaye zarize nkaba nanaganiye n'ubuyobozi zarumvikana wowe ukagendera urasibye nta mpamvu watanze mu kiganiro ejo barakwihoreye nanjye ejo ndasibye nta mpamvu natanze mu kiganiro barampanye kandi twese nta mpamvu twari twatanze mbere yuko dusiba ikiganiro iyo bampanye bataraguhanye ibyo ni bya biri tuvuga ko by'ikene wabo nitonesha mu kazi ubwo rero Rwanda Premier League niba hari igihe yigeze gufata icyemezo cyo guha abantu faveri yo gusubika umukino hanyuma ikindi gihe abandi n'iki bihanye kuki niba wowe
uri club ikomeye mu gihugu uvuga ko ushaka gukina imikino mpuzamahanga waraguze wagiye ku isoko ufite effective iruta n'izindi kipe ugeze muri periode kwa ngo match ngo ndakina kuwa gatatu no kuwa gatandatu utangiye gutinya match still twibukiranye ni wowe wanze match ya 29 sibyo nabwo impamvu watangaga nizumvikanaga barihangana kubera wenda power iyo kipe yabifite nizo mbaraga ufite urongeye uragarutse urarebye sinzi ngo niba waravunikije abakinyi cyangwa bihagaze gute impamvu zidasobanutse aha nashimye Rwanda Premier League rwose muco wo kubembereza nindi zabizana ikipe niba mwapanze gahunda ikipe ziyubahiriza ariko niba ikipe ifite impamvu uretse gato hari ikipe igira impamvu mubanze mupange gahunda inoze kandi yubahirizwe apana ngo uyu munsi twapanze ibi nta mpamvu this time akakanya nta mpamvu nimwe aperi ifite yatuma idakina match uko zipanze iyi karandiriye bazanye niko yari iteye ibyo wibigenderaho nibo babishinzwe ubaha abayobozi kuki mwabizeye karandiriye ijyaho ikubahirizwa ntabwo buri kipe buri kipe ntizagisaba ngo turashaka gukina akakanya karandiriye ijyaho ikubahirizwa uko yagiye ariko abantu samaro abantu baraganira za Tanzania nta match basubika ibyo si gitangaza Leonida utanga impamvu zifatika uretse gato aperi idakina kuko igiye gukina na Pyramide izo mpamvu zarumvikanaga nta n'uwabikrititse uyu munsi ngira impamvu nimwe aperi ifite yirengera nabwo zishobora kuba zitarumvikana vuga nyine impamvu nimwe hari raporo akakanya uzitekereza ahubwo kuba Rwanda Premier League na Ferwafa bijagaraye bipanga karandiriye ejo igahinduka ikipe ikajya kubabwira ngo ni mubihindure bakabihindura ejo bakongera bakagwa mu mutego w'uko indi ibibabwiye ntibabihindure aho ngaho nizo bigaragaza ko Ferwafa na Rwanda dukeneye ubuyobozi bwa ligue dukeneye ubuyobozi bwa Ferwafa buca kwitetesha kwa makipe buhamye buca kakajagari k'amakipe niyo ari kubateza ibibazo urumva ahubwo tutari ku murongo umwe byatangiye nukuvuga ngo igihe ubuyobozi buhamye bwubahiriza gahunda budashingiye kukwitetesha cyangwa se kukikipe runaka nibyo nahereyeho nkubwira nti ibyo kuvuga ngo ngewe ngo shampiyona iratangiye ngo ngewe sindaregistaringa kandi narwaye igihe cyo kuregistaringa kikaba cyarageze nagennye n'igihe cyo gutangira shampiyona ubwo urede niba twageze muri shampiyona ukaba utararegistaringa umukino wa mbere forfait mpaga kubita ubangura si byose niko kubahiriza amategeko ariko nujya kumva ngo iyo naka ngo tubigoragoze ngo Kiyovu ngo tuyishyiremo abakinnyi ni nkuko wenda bashobora ngo Kiyovu reka tuyishyiremo abakinnyi n'iki bakagoragoza iyo ugiye kugoragoza nejo undi nawe araza akakubwira ati nanjye ngirira gutya nkuko wagize gutya ubuyobozi buhamye rero bwabo bwa Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa ubutaha ibi bijye bibabera isomo ariko noneho rero urumva nawe nka club wirera abakinnyi bajeye ikipe tuzi zikomeye zinyura muri fixtures ukanyura mu mikino y'imiriro Barcelona yagiye guhura na Real imaze gukina na Bayern Munich ubwo bwoba ntabwo yazanye umukinnyi nicyo umuhembera umukinnyi umuhemba amafaranga menshi ufite effective buri mukinnyi wambaye ikirango cya pe Club Giant nkuko bivugwa ni umukinnyi wagakina ikipe ni wowe nk'umuyobozi wirera uwo mukinnyi niburayi barinwigiriza iyo babonye karandiriye none se bazikuraho birangira bazikuyeho ariko ntibiburaho wirera uwo mukinnyi umubwira ngo ntabwo uzakina match zegeranye zikora abakinnyi nkuko n'umukinnyi yavunika uruzanamara n'icyumweru umukinnyi kuvunika mu kibuga si gitangaza niyo mpamvu ugira umubare w'abakinnyi baruti zandi makrebe icyo rero navuga kuri aperi uwo muco rwose utuma n'abantu bakereye ibibazo bitari mu mupira bya nta kigenda umuco wo kwanga gukina match ubu rwose n'umuco ukwiye gucika uburyo ubwo ari bwo bwose ukwiriye gucika kandi n'umukunzi wa aperi udukurikiye ubizi ntabwo yashima icyo kintu cyo kuvuga ngo ukwiriye gucika kandi ku makipe urahora rwose ntaho mbikirije ko sinshyigikiye ikipe itinya match iyo ariyo yose dukeneye rero ubuyobozi buhamye bwa Ferwafa n'ubwa Rwanda Premier League iyo ariyo yose bushyiraho gahunda ihamye itajagaraza amakipe kuko nacyo rega ni ikindi ngewe gahunda yanjye nayifashe urumva nzakina iki mu marushanwa mpuzamahanga nimba nagiyemo nzaza nyuma y'amasaha 48 ngomba gukina ibyo bikajya muri kamere y'amakipe akabimenya
ibyo kuvuga ngo ikipe ngo ihagarariye u Rwanda ariko turabyumva n'andi makipe abahagarariye ibihugu byayo kandi aragenda agakina nyuma y'amasaha 48 ukiniye mu gihugu imbere, ukiniye uri polisi, ukiniye na Constantine, uri hape, ukiniye na Azamu mu Rwanda cyangwa se mukiniye mu Rwanda, kuwa gatatu ngo ntiwakina umukino wa shampiyona. Ukagira ngo abo mwakinye ba Azamu sibo nkuko ukina na Kigali ku cyumweru no kuwa gatatu ukaba wakina na polisi. Bimwe abakinnyi ni 11 kuri 11 kandi ikipe ikagura abakinnyi. Ariko gira inama nayo makipe areke kwiriza. Gira inama makipe iyo ari yo yose ubereyo ube polisi uzi impamvu abana birize. Ntabwo ari abana washora miliyari uri umwana nuko baba bafite umubyeyi. Niba wifuza guhangana ku ruhando mpuzamahanga witinya match, niba uri polisi, niba uri Rayon, niba uri AP, kina umupira. Abana bifata bajeye nkuko babivuga bitewe n'umubyeyi wabareze. Rimwe na rimwe turabarenganya. None se ubureka nkubaze ubu muri iyi situation, reka nkubaze rero aka kanya muri iyi situation Rwanda Premier League ishyizweho igitutu ikemera iyi match, reka tujye twemerana n'izindi factors zo mu mupira wacu hano mu Rwanda. Nyine nanjye nicyo ndi kukubwira. Icyo nkubwira nuko Rwanda Premier League niba ifashe iki cyemezo, ese kutagira inama abanyamakipe, kutabwira amakipe mwe mwavuye muri ibyo bintu byo kwica. Ikibazo Rwanda Premier League ejo hari indi kipe izabisaba ibikore. Mutwimurire match muyijyane hirya ibikore. Mudupangire match karandiriye, mudupangire match 3 babikore. Icyo nicyo nanze Faustin. Bafite impamvu ifatika bafite impamvu ntacyo bitwa. Mutwimurire match muyijyane hirya ibikore. Mudupangire match karandiriye, mudupangire match 3 babikore. Icyo nicyo nanze Faustin. Bafite impamvu ifatika. Ibyo nubi nakubwiye ngo ntabwo uzaza muvuge ngo aya makosa yabaye. Rero nida kubikosa ryarabaye, ibivuze ko wemerewe gukora amakosa. Ahubwo wowe nk'umuntu urimo uratanga ritime n'umurongo, fasha iyubahirizwa ry'amategeko. Ntabwo wibagirwa iby'amateka yasize. Bitabaye ibyo niba uri krebe wicara ukavuga uti ndebye pictures iyi polisi itsindwa n'amagaju ndayitinya, ntabwo uzatinyuka Yanga, ntuzatinyuka Piramide, uzatsindwa, uzakubitwa. Icyo uvuga nge ndacyemera bose. Niba urire ugatinya match, ugatinya ikipe ya mu Rwanda, uzajya hanze uzakubitwa umugani. Rwanda Premier League icyo nkubwira, wowe ibyo wapanze wibipanga bishingiye ku muntu runaka, ku ikipe runaka, yaba APR ko yicaye ikibona ibyo bayipangiye bitigeze iburana. Ibi kandi yabiburanye nyine. Oya ndavuga icyo gihe ako kanya. None se ko yabanje igakina na Bugesera? Yabiburanye. Ko yabanje igakina na Bugesera? Yarabiburanye. None se umuntu ava icyo nkubwira ni ikireho ni das. Niba ufite ubwoba bwa shampiyona bw'izi kipe ukavuga ngo mfite imikino yegeranye, tubone ibihugu byose byo hanze barakina kuwa gatatu no kuwa gatandatu, ni yame Champions ziri gurazitera. Liverpool bakina na Real kuwa gatatu, muri weekend ukine na Man City. Urumva ibyo bibaho si ibyo rero nutinye ibyo umuntu utanga ritime, umuntu washoye miliyari ugura abakinnyi. Liverpool iba yarabimenye kera. Ushora Liverpool ushora amafaranga ugura abakinnyi, uzajya hanze uzadihwa. Ibyo Liverpool iba yarabiteguye, uzajya hanze uzadihwa. Urumva Faustin, ibyo Liverpool iba yarabyiteguye kera, ibizi karandiri barazi bishyikirije, yaba UEFA yaba na Premier League yarabigemye kera ku buryo ugomba kubiviva. Ariko baragukubitaho imikino kuwa mbere ngo uzayikina muri iki cyumweru. Ibyo nabyo by'akajagari. Ese kuki uzashaka guca akajagari? Ubejo baza ingingo ndiho ni y'amakipe kudakereye akajagari, ni kongera igisebe niba ubwo burwayi tunabufite, ariko mwiba bambere none mwicwa ry'amategeko. Uburwayi ni bukire. Rwanda Premier League hadukeneye kuza kubona imbaraga zanyu. Rwanda Premier League nimukomeza kuzana uwo muco wo kurera abo bana banyu bajeyi, rwose muzajya hanze. Kafu nizabarera abajeyi, Kafu izagukubita ikigugu gikina buri gihe. Piramide yakinye kuwa kabiri itera 5 nejo yakina kuwa gatanu yari ifite match. Ibyo rero nuzana ibyo kwiriza udashingiye kuwa gutumye cyangwa se kugukoresha muri ako kanya. Komeza urire rwose, uzajya hanze uzabyishyura. Wari we wese, ube polisi, ube Rayon, ube APR. Reka tujye ku yindi ngingo nayo ikomeye. Ariko Rwanda Premier League icyo tubaza mugaragaza ingufu zanyu muri iki kintu rwose, mwerekana imbaraga. Oya turi ni iyi situation turiho. Ese kuki ushaka ko bajya muri iki kintu cyonyine hanyuma ibindi bakajya bikorera uko bashatse?
nibajye muri iki kintu bagikore nk'uko kigomba gukorwa. Bagikore gute? Sakajagari amakosa mu mupira abaho, ariko mwebwe makrebe mwiyashyigikira. Ese kuki ushyigikira akajagari mu gihe kimwe? Katabaho ubuse kafu nakigira. Rwanda Premier League kafu nakigira wetse gato. Kafu nakigira. Ubuse amarushanwa ya cani yajemo. Reka nkubaze. Amarushanwa ya cani yajemo, ariko mwubaha ababayo. None se nitukane. Ni uraperi, ni urireyo wisabira. Mwejemwe ngo ni mumpangira aha. Umva. Aba bayobora bajagaraye. Iyo kafu none Rwanda Premier League nta bushobozi bwo kuzajya kubwira kafu. Aba bayobora bajagaraye. Aba nabo bafite niba kafu izanyamo amarushanwa ya cani ntayo mwabaze mujya gupanga afishi. None se ubwo urashinja iki Rwanda Premier League? Ariko banza wubaha abayobozi. Hari factory, hari impamvu utanga. Reka mubwira Leonidas nk'ubaperi itanga impamvu ikavuga iti wenda batoza bacu se bahuye n'ibibazo ugatanga nka ka force de majeure zabayeho runaka. Buri wese agira impamvu. Ntazo nakubajije nakakanya peri bifite impamvu. Ese ko wabikwebye? Ushobora kutazumva bitewe n'amarangamutima yawe. Subiza ko wabikwebye. Leonidas wowe akakanya peri bifite impamvu. Ni njyewe ugena impamvu. Kurya iminwa akakanya peri bifite impamvu. Irazifite nyine. We bagukubita ibigugu bitatu mu cyumweru kimwe cyahavira byihore. Yose nizakina na kandi polisi kwikinya n'amagaje zanakina na pe. Ibyo nta gitangaza. Bakayibikubita nkuko yanazikinika zitsi. Kandi bakayibikubita mu gihe yugarishwe. Aha. Twagiye rero kuri polisi kwikinya n'amagaje zanakina na pe. Ibyo nta gitangaza. Bakayibikubita nkuko yanazikinika zitsi. Kandi bakayibikubita mu gihe yugarishwe. Aha. Twagiye rero kuri Rayon Sport na Rwanda Premier League nabo bafitanye amadidane mu gutegura uyu mukino wa derby. Iravuga iti mudukubite kuri ako kanyenyeri rwose uko amategeko abigena. Rwanda Premier League yemerewe iki Leonidas? Ikipe yakiriyo iba yemerewe iki mu by'imyamamarize? Urumva Rwanda Premier League niyo yemerewe izina nyine ryo kwita naming right. Yego. Ariko kuvuga ngo barajya gushaka ngo bari bwamamaze kuki ndabyita gute? Abamamaza nyine kuri ari ama billboards bira byapa biba bihari. Ubwo twavuye kuri icyo cyane naming wenda uko derby yitwa n'ibindi n'ibya droit za TV tugero no mu kibuga kwamamaza hariya ku kibuga cyane ko Stade Amahoro urabizi ko abamamaza baba bayikeneye ira platform hari abantu benshi yakiriye kuko ni nayo iba izishyura stade. Niyo yakabaye ihabwa ubwo burenganzira bwo kubyamamazaho kuko nizagira gute nose amafaranga yo kwishyura stade azatangwa na Rwanda Premier League. Kumva nyine azatangwa na Rwanda Premier League nazatangwa na Rayon Sport. Niyo rero yakabaye yemererwa kujya gushaka abamamaza kugira ngo ibone nayo mafaranga yo kuzishyura iyo stade. Rwanda Premier League iba yemerewe pourcentage kuri ibyo ngibyo cyangwa se ku ruhare niba ari ibyapa 10 Rwanda Premier League ishobora gushyiramo ibyapa byayo bitatu. Hari itegeko rya 70% na 30% mu myamamariza yari ku kibuga. Tuvuge niba ayo mategeko ni Ferwafa yashyizeho cyangwa ya Rwanda Premier League ni league. Ariko league se ni controlwa na Ferwafa barabyumvikanye nk'abanyamuryango. Ko niba ari match ari kwamamaza hariya Rayon Sport yakwamamaza ku kigero cya 70%, Ligue ikamamaza ku kigero cya 30%. Ubwo rero kimwe mu byo bapfa ni kiremereye kirimo iriya box nini rwose birimo abafatanya bikorwa ba maje ya Rayon Sport. Hari uburyo yabipanze iravuga iti aba naba dushobora kubagenera iyi VIP box rwose mukabamo irimo niba ari kigo nka wenda tuvuge nka Gorilla Games abayobozi banyu bakaza n'ibirango byanyu bikaba biraho ngaho muri ubwo buryo. Rwanda Premier League ikavuga iti ku gasongero natwe turahakene turahashaka natwe twahapangiye. Rayon Sport ikavuga iteze ku iyo 30 turabagenera hari hasi mugende mu rambika ibyapa hari hasi rwose kuri cya kigero cyanyu. Ibyo rero ntabwo barimo barabyumvikana bijyanye no gushaka afatanye bikorwa uko bari ku approach. Iyo 30% Rwanda Premier League yashyira hehe? Kuko kugeza ubu ntago bisobanutse. Kuko kugeza ubu ngo Faustin tutabeshyanye. Ariko priority uko Leonidas bimeze priority akaba ari yo wishyuye stade. Kuko ntacyo wanashoye mu gutegura. Nta nicyo ndabona Rwanda Premier League uyu mwaka wavuga ngo iri kumarira amakrebe. Akagakino nyine irashaka uyu mukino ashaka kurya. Nayo nkaho yashatse bafatanye bikorwa nkaho yahuye gushaka bafatanye bikorwa bahuraho ba Rwanda Premier League kagabanya amakipe ari arakenye ari kwicira isazi mu jisho irajya gushaka n'utwo bakoreye kuri stade.
natwe ikatunyunguta. Iyi Rwanda Premier League Faustin mushyigikira, iyi Rwanda Premier League mbona ahubwo ari ukwishakira indama ahubwo muri ntacyo guteza imbere umupira gihari. Champion iratangiye, nta mufatanyabikorwa Rwanda Premier League ifite. Haruhari hawe ni televiziyo ipe zirataka inzara ubukene nta mufatanyabikorwa nta icyo gihe Rayon Sport yiciraga isazi mu jisho muri za Amerikato Jean Fidel bamutuka bimeze nabi Rayon yikopesha abakinnyi kafaranga ka Rwanda Premier League yabamariye. None aho bakabaye bikenura bakuru twa dufaranga twabakenura nawe nitwe ushaka. Ibi birangiye mbona Rwanda Premier League uyu mukino ariko uravuga ati nta wundi tuzabona cyane kandi nta nayandi mafaranga tuzabona tutaririye ahangaha twazari tegeye yagiye ukiramo kugira ngo ubika uzana kare kabukira byose no bituru none kugira ngo si gushinga mure kube turawucaka nabo barawupangiye nyine ahangaha harimo tena icyo uvuga nicyo rwose ariko byo biranajyana n'akajagari nyine bashyire ku murongo ibintu byinshi. Ese ubundi kuri Kigali Pele Stadium aho kuki batajya babibarira bashyiraho ariko burya kizaho bariya nujya ubona si ibyapa byabo baba bafite bikeya bafite abafatanyabikorwa se cyangwa ya televiziyo gusa zari iki none si ibindi ni ibihe uyu mukino kubera ko urabona hari ukuntu ujya kureshya abafatanyabikorwa babwiye uti dore mfite iyi product icyambere Faustin iyi match nirwo rwitwaza nuko n'amategeko yabo niyo mpamvu mbwira nibyo birira bonyine amategeko yabo nayo ntanoze mu gihe kuko niba Rwanda Premier League bonye umufatanyabikorwa yakabayiza no kumupresenta mu banyamuryango ba Rwanda Premier League si byose nako gafaranga bakakarya ako gafaranga bakarya. None abo bafatanyabikorwa ishaka kuzazana kuri Rayon Sport za Kiyovu za Mukura zitazi za Polisi na za Pele zitazi ayo mafaranga yazajya hehe ahubwo washobora kuzakorerwamo ibyaha icyo nacyo kibazo sesengura abantu bakaba ari amafaranga bashaka kwikubitira ku ikofi ngo haje umuntu umufatanyabikorwa Rwanda Premier League izanye kubera ko urabona iriya ni spotlight ni ahantu hateraniye abantu benshi buri wese harimo arashaka tubanze twumvikanisha igicuruzwa kirahari tubanze twumvikanisha amafaranga Rwanda Premier League umufatanyabikorwa Rwanda Premier League yabonye igomba kumupresenta abanyamuryango bayo bakavuga bati twabonye umufatanyabikorwa araduha miliyoni wenda 30 murabona twazikoresha dute si byose kuko nibo bakorera nkuko Premier League bavuga bati amakipe rero izamanuka izahabwa izagenda gutya izahabwa tuzabona amafaranga aya naya muri ni tuzagenda tuyagabagabana gutya na gutya amafaranga azamamazwa muri uriya mukino wa Rayon Sport agahabwa Rwanda Premier League cyangwa Rwanda Premier League izamamaza bazaba bateye bate ese bazamenyeshwa gute abanyamuryango bizakurikiranwa bite ubwo Ferwafa izabyinjiramo sijyanye n'ibyabo by'ubuzima gatozi amafaranga bayapangiye buri wese ari kuvuga ati nzakuramo irabakora hari kuko Rayon Sport yakaniye Rayon Sport iravuga iti birya bimara ntabwo mwari muhari Rwanda Premier League nta faranga mwakizemo rifasha amakipe yari yose ikipe zirakennye hari miliyoni 20 mwaduhaye tujya gutangira shampiyona kujya kuri uyu munsi wa 11 wa shampiyona hari miliyoni 10 Rayon Sport yikokoye amafaranga yishyura Stade Amahoro Rayon Sport izamenya ibijyanye n'abasteward izamenya ibijyanye n'abakozi bazakora muri Stade Amahoro none we nguze ku mureko uzanyingwa abatera nkunga bawe n'abanyamuryango batemera nko batazi ibyabo hari abantu bo muri office ya Rwanda Premier League babyikoreye nuko wajyana umureko ngo ugiye ku n'ibyo abantu bisengereye ugiye kunywa kandi nta ruhare wabigizemo ukajya no gusesengura n'amagambo menshi n'akandisha kandi ubwo rero Rayon Sport irababwira iti ibyo ntabwo biri buze gushoboka muzamamaza ku kigero cyanyu nanone ikindi kibazo ubwo kiba gihari ntimwasobanuye ubundi umuntu iyo 30% wamamaza ugenewe iklabu igenwe Rwanda Premier League igenwe niho naho harimo ikibazo gikomeye cyane nuko ngo Rwanda Premier League kugeza ubu ngubu Rayon Sport yakabambye tuzakizwa na mboga rwose niyo mpamvu nanjye nakubwiye ni Faustin nyo tutabeshyanye Rwanda Premier League kugeza ubu ngubu nyifata ngewe nk'agakingirizo ndabivuze nk'agakingirizo kari aho ngaho kadafite icyo kamariye ariko agakingirizo gafite icyo kamaze nibutse nanone ejo n'umunsi wo kurwanya sida iri aho ngaho nk'urwego rwitwa ko ruhagarariye shampiyona ariko rutagize icyo rumariye iyo shampiyona kuko uyu muterankunga tubona ngo wa televiziyo na Ferwafa yajyaga imuzana none ni igiki yari ahari yewe na nizi za Bralirwa zajyaga zitera inkunga shampiyona Ferwafa yarabazanaga
nabo mwari mufite barabacitse ahubwo none n'abari bahari baragiye none i Rwanda Premier League mu by'ukuri urambwira ko izajya gusarura muri nk'ishaka iki nk'iyakoze iki nk'iyamariye iki Rayon Sport gupanga karandiri na Ferwafa yarayipangaga gupanga karandiri gupanga imikino nk'iyi y'uruhererekane nanjye nabipanga nayizamo amakosa none se inayizamo amafu igiki Rwanda Premier League yakoze wavuga ngo rege kureka hariya kuri iriya mvura ya Rayon Sport izabikora barimo baragenda ahantu n'amadokimenti dufite match ya Rayon na pe muri banki ntabwo wakwamamaza